Umuti wakoresha ibyakubuzaga kuba umukire byose bikakuvaho. Ubyumve neza, umuti wakoresha ibyagutsikamiraga byose bikubuza cyangwa se bigutangira cyangwa se bituma utagera ku bukire bikavaho. Icyo kintu cyumve neza cyane. Ni ukuvuga ngo hari ibintu ushobora kuba wararuzwe ubizi cyangwa se utabizi, bimwe byatumaga uhura n'ibihombo utazi, bimwe byatumaga ugira icyo utageraho kandi wirirwa uri gushakisha. Ni ukuvuga ngo imvune zose ugira uri guharanira, uri kurwanira gushakisha, ariko ukabona biri kwanga, ntabwo uri kugera ku kintu vuba, sibyo? Ntabwo uri gukora ngo ukigereho, aho kugira ngo ukigereho uri guhomba bya hato na hato, sibyo? Icyo kintu uburyo cyakuvaho, uburyo wakoresha izo nzira cyangwa se ubwo bugome bw'abarozi, ikibi bagukoze kikakuvaho, noneho nawe ukabasha gutera imbere nk'abandi. Urugero, navuze ngo nawe waba umukire mu gihe gito, ngo mu gihe gito cyane. None se njyewe impamvu mbikubwira, ntihagire untera amabuye, ahubwo mwumve icyo ndi kubabwira. Noneho ikindi ndaza kubereka umuti n'uburyo wabikoramo kandi ibintu bikagenda neza cyane, sibyo? Ukurikije uko ukora n'amafaranga uronka, reka tuvuge yuko uronka amafaranga 5,000 bya buri munsi. Niba muri 5 ushobora kuryamo 1,000, wenda wajya no mu rugo ukashaka ukundi kuntu waryamo 1,000 ukizigamira 3. Reka wenda tuvuge 4 da, 4 2, tuvuge 2 wenda ko ari byo wizigamiye. 2,000 bya buri munsi ukubye n'iminsi 30 ni 60,000. 60,000 ubishize mu kibina 60 bya buri kwezi, ni ukuvuga ngo mu mwaka uba ufitemo 720,000. 720 ugiye ukabiguramo intama cyangwa se amahene cyangwa se n'ibindi, ugakoramo umushinga w'inkoko. Impamvu mbise mbazana mu mishinga ni uko iyo wafashe iya mbere ushaka gutera imbere, ukora buri kimwe cyose kiguha amafaranga. Ushobora kuvuga uti wenda aya mafaranga, wenda ngende mu mujyi, ntabwo ndajya mu by'inkoko, ndajya mu by'intama. Ariko ayo mafaranga uyafashe ukayajyana ku Muhinde, ukayamuha, ukamubwira uti mpa moto, noneho aya mafaranga niyo yifatizo, noneho iyi moto nayo iraba ingwate. Si uri kubyumva? Uvuze uti aya mafaranga araba yifatizo, noneho iyi moto nayo ibe ingwate. Si uri kubyumva? Bayiguha. Iyo moto buri munsi yunguka 5 nukorera 5 n'ahandi wakoreye 5, niba kuveresa 5 n'ahandi wakoreye 5, ubwo uraba utangiye ugeze ku rwego rwo kwinjiza 300 ya buri kwezi, wongereho n'indi mishinga. Icyo nshatse kukwereka ni uko nawe waba umukire mu gihe gitoya, mu gihe gito rwose ubuzima bugahinduka. Ahubwo igituma utaba umukire ni bya bintu bibi byose abarozi, abagizi ba nabi bagukorera, bigatuma utava aho uri, utaharenga, ahubwo bigatuma uhora uri guhura n'ibizazane bigiye bitandukanye. Nizere ko iyo introduction cyangwa se ubwo busesenguzi mu bwumvise, kugira ngo noneho tubashe kwinjira mu kiganiro muzi icyo tugiye kuvuga icyari cyo. Ngiye
kubabwira ukuntu waba umukire mu gihe gitoya bitewe n'uko waba ufashe iyi miti ngiye kukwereka, noneho ikagukuriraho bya bibi narindi kuvuga, bya bibi byamara kuvaho weho ibyo ukoze byose bikaguteza imbere. Simubyumvise neza? Imiti wakoresha biriya bibi byose bikakuvaho, buri kimwe cyose ukozeho, noneho kigatuma wabasha gutera imbere. Sibigize ibyo ntibisobanutse. Niba warakoze subscribe rero turagushimiye, ariko niba utari wayikora menya ngo uri guhomba. Yikore, ibiganiro byacu bigiye bikugeraho 5 kuri 5. Ni ukuvuga ngo tujye turakora ikiganiro gihite kiza kikugereho ako kanya. Ni ukuvuga ngo dushireho ikiganiro uhita ubona yuko hari ikiganiro tuhashize. Ibiganiro byacu rero bihindura ubuzima. Uti gute? Ni ukuvuga ngo niba tukubwiye umuti nk'uyu nguyu, ntabwo biri busabe ko uyu muti ugiye kuwugura cyangwa se biragenda bite. Oya, ahubwo wowe urakora umuti nk'uyu nguyu, ikibi cyari kikuriho kirakuvaho, noneho nikimara kukuvaho weho ibyo ukoze byose bizaba biri kubarirwa mu nyungu, nta gihombo uzaba ufite. Aho niho tuvuga ngo rero ibiganiro byacu bihindura ubuzima. Ubuzima bwari bumeze nabi bukamera neza, n'ubuzima bwari bumeze neza bukamera neza cyane kurushaho. Sibyo? Simuri kubyumva? Kuko ushobora kuba wari umeze neza, twakubwira ikintu ukoresha, noneho ugahita uba neza kurushaho. Nizere ko icyo kintu mwacyumvise. Nge nitwa Ngabo, ngerageza kubakorera ibiganiro byabateza imbere, biri mu nyungu zanyu, kandi cyane cyane nkunze kubikora mvuye mu kazi. Ngerageza gushaka umwanya wose ushoboka kugira ngo ngerageze ikintu cyose cyabateza imbere. Sibyo? Mahoro y'Imana rirabane nawe. Wifuza kutwandikira cyangwa se hari inama ushaka kutugisha cyangwa kuduhamagara, iyi nimero iba no kuri WhatsApp ni 0788 47 40 51, 0788 47 40 ukaduhamagaraho cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukatwandikira SMS isanzwe. Ibyo byose birashoboka. Igitekerezo cyawe n'icyifuzo cyawe turacyakira kandi kitugirira akamaro. Sibyo? Ngaho rero reka dukore ikiganiro cyacu. Ariko ikindi, mujye mugira gute? Mujye muduhamagara, mujye kutubwira ikintu kizima, nimujye mudutesha umutwe. Kuko iyo mudutesheje umutwe, hari igihe mudutera kugira umutima mubi, bigatuma tutajya twitaba buri nimero zose tubonye, kandi nyamara harimo ababa badukeneye by'ingirakamaro. Sibyo? Nizere yuko ibyo murabyumva kandi mukabyubahiriza kugira tujye tugendana neza cyane. Icyambere uzakenera ubuki bw'umwimerere. Ubuki bw'umwimerere, ubuki bwiza cyane, bwaba ari ubunyarwanda, bwaba ari uburundi, bwaba ari ubw'ubukongomani, ikivura nuko ari ubuki bw'umwimerere bw'inzuki, nta bindi byongeyemo. Sibyo? Ubwo ubonye ukoze umuti wawe ukabona bitari gukunda neza, uzamenye ubuki wakoresheje ubwo ari bwo. Ikindi, uzakenera igi. Igi uzakenera ni irihe? Ubyumve neza. Uzafata igi urimene, ari amazi ave uyakuremo, ufate kariya kantu k'umuhondo ufateho gatoya, ariko ukeba gatoya, ariko ukoresha. Uzakoreshaho gatoya, ntabwo uzagakoresha kose. Icyo nacyo muracyumvise. Ikindi uzakenera icyatsi bita umumanura nkuba. Umumanura nkuba
nawo uzabaze abantu bakuze, ugenda ushake wenda n'abantu mwegeranye bazi ibintu bijyanye n'imiti, ubabaze uti umumanurankuba ni uwuhe, nawo bazawukwereka. Tuvuze ubuki bw'inzuki bw'umwimerere, sibyo, butavangiye. Tuvuga igi, icyo ni muri kucyumva, twavuze igi ariko ugakoresha umuhondo waryo, ubwo uzafataho umuhondo mutoya, ntabwo ari ngombwa kugira ngo ufateho umuhondo wose, uzafate nka 1/3 cy'uwo muhondo, sibyo. Noneho nurangiza uzashaka icyatsi bita umumanurankuba, twavuze ngo uzagikurahe. Uzareba abantu bakuze bo mu gace k'iwanyu babaza uti icyatsi bita umumanurankuba ni ikihe? Kivura ibintu byinshi pe, ku bagore, ku bana, kivura ibintu byinshi cyane, amatungo, ibiki. Icyo cyatsi bazakikwereka. Nuba nabo batari kukimenya, uzagerageze ujye kureba abantu bazi ibya kinyarwanda muturanye, bazakikwereka. Ntabwo gikomeye cyane, nta nubwo gikunze kubura cyane, bazakikwereka. Ibyo bintu bitatu. Noneho nurangiza uzashaka ikindi twita ifufuma yo mu ishyamba. Ifufuma yo mu ishyamba nayo narayiberetse, jya mu biganiro byanjye urebe uko imeze. Nayo iroroshe, wayibona, inaboneka n'ahantu hari amafamu amaze igihe kinini badahinga. Ifufuma iraboneka, sibyo, ifufuma iraboneka. Kuko njyewe unampamagaye nagerageza ngafata, kuko mfite nka nyotoraho gato, ntabwo bisanga ukoreshe nini, n'akanyoto gato kabikora. Noneho warangiza ikintu ukora ni igiki? Dore uko uzavanga umuti wawe, sibyo. Uzagenda ufate wa mumanurankuba uwusekure. Numara kuwusekura uzafata utuzi tw'umumanurankuba ku kiyiko, sibyo. Uzapima ku kiyiko. Nurangiza gupima ku kiyiko, ugende ufate cya 1/3 cy'igi, nacyo uvange na wa muti w'umumanurankuba, ushyire mu gikombe ukubite uvange. Nurangiza ufate bwa buki bwawe bw'umwimerere, ibiyiko 2. Murihangana, ni imvura iri kugwa, ni mu muyaga mwinshi, ariko nizere yuko murabyumva kandi bikabagirira akamaro. Ufate ibiyiko 2 by'ubuki bw'umwimerere, umushongi, ubundi ugende ushyire muri cya gikombe ukubite uvange. Noneho numara kuvanga, dore ikintu uzakora. Uzagende ufate utuvuta twawe wisiga. Uzafata wa muti wavanze, sibyo. Ufate ikiyiko kimwe ukishyira mu mavuta wisiga. Nurangiza ufate ikindi kiyiko cya 2 uhita ugishyira mu kanwa ukinywe. Nurangiza kagafufuma nababwiye gatoya uzafata, dore icyo uzagakoza. Uzafata ikiyiko cy'umuti gisigaye ushyiramo kagafufuma uvange. Nurangiza ufate amazi yo koga ushire mu safuriya, ujye gutereka ku mashiga, ushiremo wa muti wari usigaye, cya kiyiko cyari gisigaye ushiremo na kagafufuma, upfundikire bibire. Nurangiza uvuga uti nk'uko aya mazi ari kubira, shaka kugira ngo nanjye ubukire bwanjye ariko bushuha bugaragarire buri umwe wese. Wongera uvuga uti nk'uko ubuki buryoha, aba ariko bunkuraho ikibi, kandi aba ariko ubukire
buryohera buryohere n'abanyegereye. Umumanurankuba, nk'uko inkuba itikoreza, ahari uyu muti abe ariko uyu muti utangira ikibi cyose abagizi ba nabi, abarozi n'abandi bashaka kunkoraho. Iyi fufuma, nk'uko iyi fufuma ikiza indwara nyinshi, igakuraho ibihagikano n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, aba ariko iyi fufuma inkuraho iyo mikagiko yose aho iva ikagera, ubundi nanjye ntera imbere. Ubundi nkubwiye yuko uzatunga amafaranga, uzatunga amadolari, utunga ubwoko bwose, ibintu bigende neza. Niba warakoze subscribe turagushimiye, niba utari wayikora menya ngo uri guhomba. Yikore, ibiganiro byacu bigiye kugeraho 5 kuri 5, ni ukuvuga ngo dukore ikiganiro gihite kiza kikugereho ako kanya. Mahoro y'Imana bane nawe, ngaho kora subscribe kandi ukore share na comment, ibiganiro byacu bigere ku bantu bose. Turabakunda nuko.